Nyuma yo kwihanangirizwa na Nyesi, Leya ntaratezwa ku mugambi we. Hagati aho Ruremesha mu gahinda. Ni urunana. Yewe nubwo nanga kuguca intege rero ndabona aho ngaho itazahabyuka Rureme. Wivuga utyo murebwa yire we nakwemera nkagurisha indi nka rwose muri izi ngizi nsigaranye ngashaka umuvuzi kabo bareba ari kwinyamamare yanjye nticike. Uzi ko icyo nari nagitekereje ariko ngatinya kuvuga ngo utantwama Rureme. Ubuse urabona ndi umwana ku buryo ntabona ko inka yanjye bayihemukiye koko murebwa ye. Yewe veterineri ntako atakoze, igisigaye nawe urabyumva no kubaza abakuru. Sori nanatanazi ntabagome bambaye umugoma. Ubu kudemukira gutya koko bizabamarira iki? Ariko tekereza nawe imyaka itagura n'amafaranga ngahe kuko kuyiza inka yanjye. Ko twabasabye imbabazi koko ibingibi barabikorera iki? Kutivuga ko twanashatse kubishyura bakabyanga. Ndabyibuka rwose ko wagiye kubasaba imbabazi ukanabinginga yewe ngo tubahe ingurane y'iby'inka yacu yonye. Ndabyibuka pe. Ariko ubugome bubatogota mu bwonko no mu mutima buranga butuma bamemukirira inka rwose. Uravuga ibyo gusa wibagiwe no mu nda Rureme. Ubugome bwabo butogota mu nda bukamanuka bukagera mu mano. Umuntu akaroga inka y'umuturanyi koko ayiziza kumwonera koko. Bagenge ariko bagenge tuzabonana. Umva urabizi Rureme? Ndakumva. Va muri ayo. Ujye gushaka umuvuzi kuko ubu ngubu ushobora gutinda gato n'izindi zigafatwa. Icyo gukundira nicyo. Cyane rwose urumva umwanzi ntasinziriye. Ubu ngubu aho tanaza arimo arenyegeza uburozi bwe yahaye inyamamare yanjye. Ushobora kurangara gatoya nyine bugafata n'izindi. Igihe cyose utarashobora kwita ku isuku n'imine y'abana bawe bari munsi y'imyaka 2 ufite hano mu rugo rwawe rero nzahoza akarenge hano. Ko wakogeje se? Uvuze ngo iki mukobwa ja? Mujyana uzi ko numvise icyo umbwiye? Ako mukobwa ja usika abantu nk'aho rimwe mutuma buri gihe ku kigo nderabuzima bampamagara bambwira ko ntita ku nshingano zanjye z'umujyanama w'ubuzima. Ahubwo bari bakwiye kuguhamagara bakubwira ko urenze urugero. Sinkwiye guhangayikishwa nuko mungayisha nk'umujyanama w'ubuzima mwe mudahangayikishijwe n'ubuzima bw'abana banyu rero. Si uko se ubuhangayika gutyo kubera iki ko njye na Pascal turi abantu bakuru? Icyo nicyo kibabaje mukobwa ja kuba muri abantu bakuru mukabyara abana mukanirwa kubitaho mugahabwa inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwita n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 yo mu miryango ikenye. Nta kindi gamije ari ukuzamura imibereho yanyu no kwita ku buzima bw'abana banyu aho kuyikoresha ikigenewe mukayoboka akabari. Ariko rero mujyanama nubwo nkubaha ngiye mukobwa Jana Jeanne d'Arc nanga umuntu nyurira. Si kugucyurira no kugukebura mukobwa ja. Hindura imyitwarire bite ku buzima bw'abana bawe. Inkunga y'ingoboka uyikoresha icyo yagenewe. Nta kindi no kwita ku mirire y'abana kubagirira isuku kugira ngo barinde imirire mibi no kwikura mu bukene. Mwaramutse mujyana. Mukobwa ja. Karame. Mu mararungu disi mugufashe mbe mutonerera kano kajumba yirire urangiza ibyo wakoraga tugende dore amazi yatembye ageze kure. Uretse gato kumwereza uwo mwana mukobwa ja niko Pascal. Karame mujyana. Harya uvuye? Kuki uhambaje se kandi wahabonye mujyana? Simvuye mu bwiherero ureba koko. None uraje ngo baguhe umwana umuteruro namutonerera ikijumba udakarabye izo ntoki n'amazi meza n'isabune. Mu mararungu se ko nubundi ari ngiye wakunda ko mugaburira umva mbikora dukina rwose akishima nta kibazo. Uburyo uva mu bwiherero ukaza ugahita ugaburira umwana mugakina cyangwa ugakora indi mirimo udakarabye intoki n'amazi meza n'isabune Pascal. Ariko se mujyanama koko mwagiye mureka gukabya. Intoki zanjye rwose ko numva nta mwanda uriho pe n'ukuri kw'Imana. Akababi k'ikiziranye nagakoresheje nitonze neza nta mwanda nakozeho n'ukuri. Mva nawe reba singize intoki zanjye do reba imbere n'inyuma uninukirize wumva kiri nukirize. Usigaye igirayo Pascal. Nibyo kuko urabona nta mwanda ukuri ku ntoki. Aya ntaho. Ariko urawufite pe. Mikorobe zirimo ntizaboneshwa amaso y'umuntu. Ariko bagushyizeho ibyuma kabuhariwe byo gupima. Naho ubwo we washaka aho wihungira. Eka nkarabe n'ukuri umva nubwo mbizi ko ngiye mu kazi nta kindi kintu naringiye gukora cyangwa no kurya. Hakarabe Pascal. Aho ugiye mu kazi naho ushobora gusuhuza abandi bantu cyangwa ugakora ku bikoresho mukoresha bityo izo mikorobe zigasigaraho. Nizere ko ntakuvangiye Budeyi. Watinze kunyitaba nk'umuntu waruhuze cyane.
parido shanye gutinda kukwitaba umpamagaye ntangiye kugaburira urubyaro rwanjye dore ubu mbasigiye kantengwa ngo ababagaburira. ndakuzindukiye rero wihangane. ariko urabizi ko mpari ku bwawe mukobwa mwiza. nanjye rwose niyo mpamvu ngo uhamagaye bude. ariko rero ntugire ngo ntunteye amatsiko. ndabizi ko yagira pe. mbwira rero kugira ngo atanyica agira vuba. ariko noneho ndumiwe koko. ni ukuri mbwira muri make. ni ikibazo wagiranye na mama wawe se? ni umwe mu bavandimwe bawe cyangwa uri murankanga wenda hari n'ibindi byiza nko gutegura ubukwe bwawe na Chris mbimenye. nyumvira budensi yananga ubukwe ni ukuri. why not? wowe unshakira umwanya gusa nta kindi bude. cyakora n'ibirebana na Chris pe ni nabyo nshaka ko tuganira. ntiwumva se ko ibyo natekereje ari byo? ni uguhindura ya ndirimbo ya Kankwanzi na Bushombe baririmbaga ngo Bushombe na Kankwanzi basezeranye tugashyiramo Nyesi na Chris. ariko se ko mfite akazi kenshi ndakubonera umwanya vuba nye. shizurungu wacyohe nakubwiye ngo iki ceceka aho ngaho cyangwa nkume n'urwo rutwe wagira ngo ni urw'inkende. ariko se wa mubyeyi tuzakubwira tugeze ryari? nanjye ndumiwe pe niko mukobwa aja ntiwabaza umwana ikimuriza utamutontomeye cyangwa ngo umutuke. urabona adahise aceceka se njye n'abana banjye turaziranye rega. oya rwose ntukitware utyo mujyana nari nkigushimira umuhate wawe no kwita ku buzima bw'abaturage ushinzwe. murakoze cyane nubwo biba bitoroshye muganga we. ubu rwose unsanze ahantu neza na mukobwa jana. ariko rero mujyanama ni ukuri ndagerageza pe nubwo ntahise mbikubwira buriya wasanze igikoma gihiye nari ntegereje ko gihora ngo nkibahe. uzi ko nanjye aricyo cyangenzaga mukobwa aja umujyanama w'ubuzima yatanze raporo ko abana bawe bashobora kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi. none mbonye ntakoze ndavuga ngo reka nze hano. ako ni akabazo koroshye cyane rwose. urebye umuto bamupimye amaze iminsi arwaye impiswi niyo mpamvu yaje mu muhondo. hanyuma se arwara impiswi atabitewe n'umwanda mukobwa aja? kandi rwose nkora muri urugo mbagira inama yo kwita ku isuku y'ibyo mugaburira abana, iy'intoki, y'aho mutuye. Pascal atinyuka ashake kugaburira abana adakarabye intoki kandi avuye mu bwiherero koko. avuze ko yarahishije igikoma ngaho nakizane rwose tunamufashe kugaburira abana. kandi ubwo mwagize ngo ndababeshya. hayigamana we mukobwa aja iki ni igikoma uha abana cyangwa ni umugezi? ariko se mukobwa aja kuki ukagira karekare gutya koko? ese ubundi ubinishisha kibondo? ariko mwababyeyi mwe rwose muri abatesi. turi abatesi gutese kuko ubaza shisha kibondo wawe nk'umuti w'umwana watangiye gufata imfashabere ndetse n'undi ufite utaruzuza imyaka 2 ni uguteta. niko mukobwa aja. ndakumva muganga we. ibi ni ibiki tubona? mwababyeyi mwe rero mwembi murabizi aha mafite abandi bana. umumararungu na shizirungu ntibamwiyoshesha kibondo bonyine ariyo mpamvu niyeranja nyine. ngugire ute? ndiyeranja ngashaka andi mafu nkayivangira kugira ngo itubuke n'abandi bana banyweho kuko nabona ari ababyeyi ntibavutse inyuma y'inda. ntawahakanye ko utababyaye wa mubyeyi we ariko urabizi ko shisha kibondo uyihabwa nk'umuti. iyo bayiguha barabigusobanurira ko itavangwa n'andi mafu ikindi idasangirwa. nyine namwe muri ababyeyi murabyumva abana bose n'abanjye kandi nk'uko mubitubwira shisha kibondo ikungahaye ku ntungamubiri. nayo mpamvu mba ngira ngo nakamuhoza kanyweho kazahe na muzara nabo bakaboneraho. murambikubwira ko umubyeyi uri muri gahunda ya shisha kibondo agomba kuyikoresha akurikije amabwiriza yirinda kuyigurisha, kuyivanga n'andi mafu no kuyisangiza abagize umuryango wose kuko ari umuti w'ingirakamaro ku mwana yagenewe. umuti umurinda kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi no kugwingira agakura neza mu bwenge no mu gihagararo. ndumva mwarabifashe nk'uko bafata indirimbo da. twarabifashe nyine kandi nawe wari ukwiye kubifata gutyo ukanabyubahiriza kuko nukomeza kwitwara utyo abana bawe bazahora mu mirire mibi bazemo n'igwingira. urumva udakwiye kwisubiraho koko mukobwa aja? imyuzo rureme ahora n'iki mwabagabo mwe ni wihuta ugende rwose n'ubundi ntiwambereye mwiza. yewe rureme nibyo koko wowe imvura nyinshi yaraguye gukoraho rwose. yego yakoze amarorerwa n'iya rurembo ariko yageze mu mirimo ufite ku gasozi hariya hejuru irakushumura neza neza narabimoza rwose. remesha rero nkubwire n'ubundi niba utarafashe ingamba rwose ngo ugire icyo ukora bizongera bigende. ingamba narazifashe bushobo nuko nakishije amaterasi y'indinganire nsukura imirwanyasuri ntera n'ibiti n'ibyatsi yewe bifata ubutaka
nuko rwose aho rwose isuri warayirwanyije pe. iyo nabigenza gutyo se ugira ngo ibi byari kongera kumbaho. gusa rwose uyu mwaka wambereye mubi, niba uzarangira bimeze bite simbizi pe. erega bibaho, hari umwaka uza rwose ukagira ngo watonganye nawo. niyo mpamvu bahora batubwira kubungabunga ibidukikije rega. aya ni ngombwa kuko ibikorwa bya muntu nibyo bituma tugerwaho n'ingaruka z'ibiza nk'ibyo byose. muravuga umuntu wowe? umuntu muramuzi se mwabantu? umuntu yakugize ati niba yangiza ibidukikije azi ko bishobora kugira ingaruka se, urumva ageze kuri Remesha yamukora ibi? Reme habaye ikize? Leta kumuvuga mwahita mubona yo katsindwa ntazapfa vuba, ntazapfa vuba yo kabura ubugingo. ariko se ubone indi tukarurema uwo mutindi ngo natanazi kandi dore aje hano nukuri. atanazi ka muraho mwabagabo uraho neza. amakuru cy'ubushombe nawe gitefana neza da. ni sawa rwose. mwe mwahageze kare se bimeze bitera isengerera ahubwo rwose uraryoshye da. ubwo tarayizamu rero ubu ngubu rwose umeze neza ngaho usengera. ni ukubasengerera mushaka se gusa n'ubundi se muhamagare wa musore upima abahe mwese rwose cyangwa kubanyira ari cyane. njye nta nzoga y'imishaka uretse no kunywa iyo usengere, niyo nisengeye sinayinywera aho wicaye. ariko se rureme atanazi uyu nguyu yakoresheje iki rwose ngo tubafashe kumvikana ko hari abagabo burya badapfa abandi. tubwire rwose, tubwire naho ubundi uravuga udondobekanya amagambo mutu kugira gute, tubwire icyo mupfa. uyu mugabo mureba yandogeye inka. ngo iki? inka yanjye nyamamare niyo nagiraga rwose, inka mukamutubuza none ubiri mu marembera kubera ishyari rya Atanazi. uyu nguyu mureba n'umugore we sore nanyagukoreshwa amabuye. uracyavuga ngo nakurogeye inka koko Rureme? uratenyutse unabivugira imbere y'abagabo bagenzi. utayirogase mureke mbasobanura uko byagenze mwabagabo. toka kure po njye nta bisobanuro byawe nkeneye Tana. gusa ube bizi ko inyamamare yanjye ipfuye, njye nawe tuzarebana. ariko se abagabo tubagire dute mukagira imana? hello yes Leya ndakumva neza. numvaga ntakumva neza Chris, umenya ari jye ufite network nke. rwose bivuze ko nyuma y'uko Yesu yasanze frere yanjye n'agatabo iwawe ntibimushimishe nagaruka nta kibazo Chris. Chris arongeraho karibu Leya. Leya se yatinyuka gusubira kwa Chris nyuma y'ikiganiro yagiranye na Nyesi. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. murakoze abo mu gikino cy'urunana, amakuru yacagarukiye ngaha.